Bavandimwe muri Kristo Yesu, uyu mwanya turashimira Imana cyane kuri iki cyumweru tariki ya 17 Gicurasi uyu mwaka 2020. Turashimira Imana ko iduhaye amahirwe n'umugisha wo kuba imbere yayo muri iri teraniro ryateguwe na EPR Kanombe. Mwebwe mwese rero aba bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi mukurikira iteraniro, tubahaye ikaze kandi turabifuriza kwishimira mu mwami Yesu. Rero dutangire iri teraniro turirimba indirimbo ya 68 mu ndirimbo z'agakiza. Kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho amenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko igintu gishibinkwiriye, umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro, umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro, amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu bugwiye, ajya nyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe mana, uku kwajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri byo byose, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha, utaramire neza icyo umbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe, umpimbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana, umpimbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Bavandimwe, nimureke twakire hamwe indamutso y'umwami Yesu. Nimugire ubuntu n'amahoro biva ku Mana iriho yahozeho kandi izahoraho, biva ku Mwuka Wera no kuri Yesu Kristo, umugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka n'umutware wa byose. Amen. Reka dusenge Imana. Mwami Mana yacu, mu izina rya Yesu turi imbere yawe muri iki gitondo, turagushima ko uyu ari umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tuyishimiremo kandi tunezererwemo.
turagushimiye ko mwami Imana yacu duhaye umwanya wo imbere yawe. Turagushima ko wadusezeranije ko niduterana turi babiri cyangwa batatu uzaba hagati yacu, kandi mwami wacu ukatwemera kuduha ibyo tugusaba. Muri iki gitondo rero cy'umunsi turagushima yuko utwemereye mwami kuza imbere yawe kugira ngo tukuzanire amaganya yacu, tukuzanire intimba zacu, tukuzanire ibitugoye byacu Uwiteka Imana kugira ngo bitwikorerere. Turagushima mwami ko wabitwemereye, kandi turagushima kuri bidukorere n'uyu munsi. Rero tuguhaye iri terano tugiye kubamo Uwiteka Imana, ari abari hafi, ari abari kure, abateraniye mu ngo zabo mwami wacu. Mwami, abari bumva ijambo ry'uyu munsi bose turasenze ngo ubigaragarize mu buryo budasanzwe, imitwaro yabo yibikorere Uwiteka, kandi ijambo ry'uyu munsi ribe ryo kuburura imitima. Tuguhaye icyubahiro. Dusabiye Uwiteka Imana ibera muri iteraniro byose, dusengera abagaragu bari imbere yawe mwami wacu kugira ngo ubahe amagambo abantu batwumva, abantu bagutegereje bakeneye uyu munsi yo kuburura imitima. Uwiteka Imana, turatuma ijambo ryawe kugira ngo rigere ku mutima w'umuntu wese muri uyu munsi. Tugushimiye kuri bubane natwe, tugushimiye ko ijambo ryawe riri busoze icyo waritumye, kandi tugushimiye mwami ko turi bukumve uri hafi yacu. Mu izina rya Yesu, amen. Twambaze izina ry'Imana dusoma Zaburi 150. Haleluya. Mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe nebero n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi. Muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Kristo bavandimwe, kuri uyu munsi mwiza Imana yaduhaye, reka twumve kandi ikidutegeka kugira ngo turusheho kugendera mu mategeko yayo. Itegeko ry'Imana turarisoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cyawo cya mbere umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 11. Ibyerekeye ingeso za Gikristo. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana,
kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data, gukunda bene data mukongeraho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Amen. Nyagasani Imana uduhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Bavandimwe, ubwo tumaze kumva itegeko ry'Imana muri uyu mwanya ritubereye indorerwamo yaho tutitwaye neza, uyu akaba ari umwanya rero wo gusenga dusaba Imana imbabazi kubw'amakosa twakoze. Mwami Imana yacu, Imana y'urukundo rwinshi n'imbabazi, uyu mwanya ducishijwe bugufi imbere yawe, abakuru n'abatoya ducishijwe bugufi imbere yawe tugusaba imbabazi z'ibicumuro twakoze. Twagiye kure yawe, ntago twigeze tukwizera, ibigeragezo twabayemo twahuye nabyo ntabwo twabihagazemo gitwari ngo dukomeze guhamya ubukristo bwacu nyakuri, ahubwo twaratentebutse dukora ibyangwa n'amaso yawe, tuvuga ibitaguhesha icyubahiro ndetse dutekereza ibikubabaza. Ariko dushingiye ku ijambo ryawe iryo wagize uti nimwemera kungarukira nanjye nzabeza rwose. Mwami Imana yacu, niryo dushingiraho tugusaba imbabazi z'ibicumuro byacu. Turakwinginze ngo utweze, ababyeyi ubeze, abagabo ubeze, abasore n'abakobwa ubeze, n'abana bacu ubeze rwose, kandi buri wese umutunganye, wirengagize iminsi yacu yo kujijwa, wongere uduhindure bashya kandi tubabarirwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo niho dusenze twizeye. Amen. Iyo twicujije ibyaha tukemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Yesu aragira ati witinya, Uwiteka yagukuriyeho imanza yari yaguciriye, kandi Uwiteka ari muri wowe imbere. Ntabwo uzongera gutinya ikibi ukundi, amaboko yawe ye gutentebuka, Imana yawe ni intwari kandi irakiza. Ni Yesu wangize kubu muvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose ni wowe wabimpaye, Imana ishimwe cyane, kandi yarambabariye angira imbohore, yamviriye amaraso yo mu mutima we. Ndanezerewe cyane kuko yancunguye, Imana ishimwe cyane. Reka twinjire mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mbere y'uko turisoma tubanze dusenga Imana kugira ngo idufashe. Turagushimye Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye kuri Imana nzima, tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye Mwami ko watanze umwana wawe Yesu Kristo akadupfira twebwe abari babi, akatwigiza iruhande rwawe. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushima muri uno mwanya tugiye kuganira nawe mu ijambo ryawe.
yuko ukomeza kubana natwe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe niryo ryaturemye, ijambo ryawe niryo ryurura imitima ibabaye, ijambo ryawe niryo ridukomeza. Uwiteka Mana ishobora byose, turinginga kugira ngo ijambo ryawe tugiye kumva ridukomeze mu rugendo. Data, ohereza umwuka wawe wera kugira ngo aganire n'imitima yacu, kugira ngo twongere dutere indi ntambwe yo kurushaho kukumenya, yo kurushaho gukunda, yo kurushaho gukorera Mwami. Dukeneye ijambo ryawe. Reka umwuka wawe wera Mwami aze yegere umuvugabutumwa ugiye kuduha ijambo ryawe washyize mu kanwa kawe, ryaturutse mu kanwa kawe. Ndakwinginze kugira ngo umukoreshe, kugira ngo ibyo avuga Mwami bikomeze amavi asukumwa, kugira ngo ijambo ryagiye kuvuga Mwami rikomeze umukristo uri mu rugendo. Uwiteka Mana ishobora byose, reka ijambo ryawe ridukomeze, reka ijambo ryawe ritwunge, reka ijambo ryawe Mwami riduteze indi ntambwe yo kurushaho ko ari wowe Mana nzima, ko ari wowe wigaragaza mu bikomeye nk'ibi ngibi. Reka Mwami ijambo ryawe tugiye kumva rirushaho gutuma dukomera n'urugendo twatangiye. Ngaho ngwino ugire neza buri wese ahari Mwami, akumva akubone nk'Imana ye, kandi bimuhe Data gukomeza kugukurikira muri byose, mu byoroshye no mu bikomeye. Tumenye kuri Imana yacu. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Umwami n'umucunguzi wacu, amina. Haleluya. Tugiye gufatanya gusoma ijambo ry'Imana, dusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cyaho cya mbere, umurongo wa 12. Bene Data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere. Amen. Haleluya. Bavandimwe, ndashimira Imana cyane kandi nezerewe Imana kubw'uyu mwanya impaye wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo, ijambo bamaze dusomera riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya mbere ku murongo wa 12, havuga ngo bene Data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere. Ndashimira Imana kubw'uyu mwanya. Nitwa Pasiteri Rukundo Christophe, nkaba nkora umurimo muri EPR Kanombe. Nshimira Imana rero kubw'uyu mwanya impaye wo kugira ngo tuganire kw'iri jambo, ijambo numva nifuza ko twunguranaho kandi tuganiraho cyane, n'iryuko ibibazo, ibigeragezo bidakwiriye gutuma duhagarika kuvuga ubutumwa bwiza. Ubusanzwe iyo abantu bari mu bibazo, iyo abantu bugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye, abanyantege nke barahunga, bahunga inshingano, bakumva baratentebutse, ndetse rimwe na rimwe bakerura yuko inshingano bari bafite baziretse, bazivuyemo, batanabyerura bakazivamo mu buryo batagaragaje, ariko ibikorwa byabo n'imyifatire yabo ikerekana yuko inshingano bari bafite bazihagaritse, atari uko bananiwe kuzubahiriza, ahubwo ari ukubera ibigeragezo n'imibabaro bahuriye nayo muri izo nshingano. Iri jambo rero dusomye ni ijambo Pawulo yabwiye Abafilipi, abereka ko nubwo yanyuze mu bigeragezo byinshi, ariko ibigeragezo yahuye nabyo bitabaye intandaro yo guhagarara kw'ivugabutumwa ryiza yakoraga, ko ahubwo muri ibyo bigeragezo havukagamo amahirwe yo gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Pawulo uyu nguyu ni wa wundi Sawuli, nawe ubwe iyo yivuga yerekana uburyo yari mubi, yerekana uburyo nubwo yari yarize
bihambaye, ariko yerekana uburyo yarwanyije ubutumwa bwiza bwa Kristo, ndetse akaba n'umwe mu bagiraga uruhare mu gutoteza abavuga ubutumwa bwiza. N'iyo dusomye neza dusanga mu rupfu rwa Sitefano Sawuli yari ahari. Ubwo rero Sawuli yajyaga gufata abizera Kristo bari bari i Damasiko, nibwo ari mu nzira yahuye n'umwami Yesu, aramutungura, aramubaza ngo Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli nawe aravuga ngo urinde mwami wondenganya. Icyo gihe ijwi ryamuganirije ryaramubwiye ngo agende ajye mu mudugudu abizera bamusengere. Sawuli amaze kugera ahari abizera, Imana yabwiye mu ijwi ryayo witwa Ananiya ko Sawuli atakiri Sawuli bazi, ko ahubwo yamufashe kandi ishaka yuko ayikorera, ayivugira. Ananiya agira ubwoba, aratinya, aravuga ati Mana, uyu muntu naramwumvise, numvise uburyo yarenganyije abagukorera, abavuga ubutumwa bwiza. Aravuga ati uyu muntu ndajya kumusengerana. Ariko Imana iramubwira ngo nagende, ndetse ihita yerekana umugambi ifite kuri Sawuli. Iravuga ngo ibwira Ananiya ngo nagenda murambureho ibiganza amusengera namubatize. Iravuga ngo nanjye nzamwereka uburyo ibyo azababazwamo ari byinshi. Ananiya rero amaze kumva yuko Imana ifite umugambi wo gukoresha Sawuli, yagiye kumusengera. Icyo gihe izina Sawuli rirahinduka aba Pawulo. Pawulo atangiye kuvuga ubutumwa bwiza, habayeho kwikanga ku bizera no kubemera Kristo, kuko ntabwo bumvaga ukuntu Sawuli basanzwe bazi arenganya abantu, abatoteza. Ntabwo bumvaga ukuntu ari we noneho uri guhamya Kristo. Iyo dusomye cyane mu byakozwe n'intumwa, dusanga abizera ndetse n'abigishwa bamwe baragize kwishisha, batinya Pawulo, basa naho bamushyize mu kato, ariko gahoro gahoro bagenda bamwiyegereza, ndetse banabona yuko yahindutse, atangira kuvuga ubutumwa kandi mu buryo bwagutse. Muri iki gihe rero yavugaga ubutumwa, yahuye n'ibigeragezo bikomeye, nibwira ko byashoboraga gutuma ahagarika umurimo, ariko arakomeza akora ivugabutumwa. Bike muri byo nibyo nshaka kuvugaho. Pawulo uyu ni umwe mu bantu bavuze ubutumwa bwiza, agera n'ubwo atwarwa mu gitebo. Hari aho yagiye kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma ngo bamutega igico kugira ngo bamwice, nta kindi bamuhoye, ari ukubera ubutumwa bwiza avuga. Abizera baho bamaze kubimenya, ngo bigira inama, baravuga bati reka noneho tumutereke mu gitebo, tukimanurire inyuma y'umudugudu, usohoke wigendere. Umuntu w'umugabo wize, ugezaho bamucikisha bamunyujije mu gitebo kubera Kristo, yakabaye abivamo akajya kwishakira akazi kagendanye n'ibyo yize. Ariko Pawulo akiva mu gitebo yarongeye ajya mu wundi mudugudu kandi ajya kuvuga Kristo. Pawulo uyu nguyu yavuze ubutumwa, ariko anahabwa akato na bene se, kuko batamushiraga amakenga. Bumvaga ko ibyo ari byo byose yaba ari kubatata agira ngo amenye aho baba. Kuvuga ubutumwa rero na bene so batakwemera neza, nabyo ubwabyo ntabwo ari ibintu byoroshye.
ariko Pawulo yarabyihanganiye akomeza kuvuga ubutumwa bwiza, nubwo hari ukuntu bene se bamwe bibazaga batari ku uyu muntu aho yaraje, cyangwa ni ukugira ngo atumenye neza azadutange nk'uko mbere yabikoraga. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuvuga ubutumwa bwiza, abo musangiye kubuvuga, abo musangiye Imana, abo musangiye ubukristo, abo musangiye umwuka wera batakwemera. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ariko akomeza kuvuga ubutumwa nubwo yari ari muri ibyo bihe. Pawulo kandi ni umwe mu bantu batewe amabuye kenshi kubera ubutumwa bwiza gusa. Yabwiriza ubutumwa aho kugira ngo abantu babuha agaciro, babona hari abahinduwe nabwo, bagahita bafata amabuye bakayamutera, kandi byabaga ari mu gihe kuyamutera, kuko ubutumwa yavugaga bwahinduraga abantu, kandi yavugaga ubutumwa mu bantu bakorera ibigirwamana, agahombya rero abacuruzi b'ibigirwamana, kuko iyo babicuraga bikabona abaguzi bateraga imbere bagakira. Kuba rero hari umuntu uje uzanye inkuru nziza, uzanye Imana itabazwa, uzanye Imana itabumbwa, uzanye Imana itagurwa, abantu bayiyoboka, bigatuma abacuruzaga bya bigirwamana bahiga Pawulo. Yatewe amabuye, ndetse iyo dusomye cyane mu byakozwe n'intumwa bigaragara ko hari igihe ngo bamuteye amabuye bagira ngo banamwishe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abandi bigishwa baraza baramuzenguruka, ngo arangije arabyuka. Imana yacu ishimwe. Abyutse ntabwo yagiye kuryama, abyutse ntabwo yigiriye iwe, abyutse ntabwo yahagaritse ivugabutumwa, ahubwo yahise ajya mu wundi mudugudu ajya kuhavugira ubutumwa bwiza. Pawulo yarageragejwe. Bavandimwe, ndagira ngo mwumve impamvu Pawulo abwira Abafilipi akababwira ngo ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere. Pawulo uyu nguyu ni umwe mu bantu bavuze ubutumwa, agera n'aho atanga ingwate kugira ngo akomeze avuge ubutumwa. Hari aho afunzwe ngo babaka ingwate, arayitanga. Sinzi kuri uyu munsi uko twabyifatamo, bibaye ngombwa ko dutanga ingwate ariko tugakomeza gukora umurimo. Wenda dufite ubundi buryo tuyitangamo tugakomeza umurimo, ariko muri iki gihe cya Pawulo ntabwo byari byoroshye. Yarayitanze iyo ngwate, ariko akomeza umurimo w'Imana ntiyahagarara. Pawulo ni umwe mu bantu bavuze ubutumwa kandi bagambanirwa, ndetse yavuga ubutumwa mu mudugudu umwe bakamwirukana, bamara kumwirukana yajya kubuvuga ahandi, bamwe bamwirukanye muri wa mudugudu bakamusangayo nabwo bakanyura inyuma y'abantu bakamugambanira, naho akirukanwa akahava mu buryo bugoye, ariko ntaceceke, agakomeza kuvuga ubutumwa bwiza, ntatinye. Bavandimwe, tekereze ubu buzima, iri vugabutumwa ririmo imibabaro igeze kuri urwo rwego, umuntu ntiyibaze ngo ariko ubundi ndavunikira iki, reka mbireke, nta mpamvu, reka mbyihorere rwose. Ahubwo kuko yari afite ishyaka riri muri we ryo kuvuga ubutumwa bwiza, no mu ibyo bigeragezo agakomeza, nubwo yabaga ari kugeragezwa muri uru rwego, agakomeza akavuga ubutumwa bwiza. Kandi ikindi kigeragezo yagize gikomeye, Pawulo ni umwe mu bantu bavuze ubutumwa agera n'aho avuga ubutumwa mu mezi y'imbeho. Amezi y'imbeho nayo ubwayo mpamya ko ari icyigisho abantu b'Imana baganiraho
mu buryo bwagutse bakabona ko atari ikintu cyoroshye kuvuga ubutumwa no mu mezi y'imbeho. Iki gihe yari ari mu rugendo nabwo arimo kujya kuburana i Roma yarafunzwe, kandi muri urwo rugendo rwose aho yanyuraga, nubwo yabaga yambaye amapingu nk'umuntu ugiye kuburana, yabaga arimo kubwira abantu ko Yesu ari umwami, ko Yesu ari umukiza. Agera naho yinjira mu gihe cy'ubukonje. Muri urwo rugendo amezi y'imbeho amufatira mu nzira, ariko nabwo ntiyatinya imbeho, akomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuba abantu bakomeza kuvuga ubutumwa bwiza mu mezi y'imbeho. Nibwira yuko abantu baguma mu nzu kugira ngo batagira aho bahurira n'imbeho. Nibwira ko mu mezi y'imbeho, mu mezi y'ibigeragezo, mu mezi yo kurwaza, mu mezi yo gupfusha, mu mezi yo guharabikwa, mu mezi yo kugambanirwa mu kazi, mu mezi yo kubana nabi n'uwo mwashakanye, ayo ni amezi y'imbeho yatuma udakomeza umurimo. Ariko Pawulo yageze mu mezi y'imbeho akomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Ngeze rero mu cyiciro noneho cyo kugira ngo mbereke nubwo Pawulo yahuye n'ibigeragezo atahagaze, yakomeje kuvuga ubutumwa, kandi ubutumwa yavuze, bimwe mu bikorwa yakoze ni byinshi, ariko ndashaka ko tuvuga bibiri byonyine tugasoza. Pawulo yavuze ubutumwa nubwo yari mu bigeragezo, yavuze ubutumwa buherekejwe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Pawulo yavuze ubutumwa, asengera abarwayi barakira, asengera abapfuye nka Utuko barazuka, asengera abafite ubumuga baba bazima. Ariko ibi bintu byose akabikora nawe agifite inguma n'ibikomere by'amabuye bamuteye. Akihangana nubwo hari ibikomere afite bituruka mu murimo, ariko abandi bababaye, kugira ngo abamenyeshe Kristo, akabafasha, akabasengera bagakira, abapfuye akabasengera bakazuka. Pawulo mu bigeragezo bye no mu ntambara yahuye nazo, kuririmba kwe no gusenga kwe kwatumye imbohe zibohoka. Imana ishimwe. Pawulo na Silasi bagiye kuvuga ubutumwa, bavuga ubutumwa mu mudugudu umwe, ngo hakaba hari umwana w'umukobwa wahangwagaho n'imyuka mibi, akaba umupfumu. Hanyuma rero abakire bari batuye muri uwo mudugudu, uwo mwana w'umukobwa baramufata, abantu bazajya baza ngo abaragurire, ibiguzi batanze ntibijyana uwo mwana w'umukobwa, ahubwo bikajyana abo bantu bamufashe. Pawulo na Silasi barimo kuzenguruka babwiriza, uwo mwana w'umukobwa yaterwaga n'imyuka mibi, nawe ngo akajya agenda bagenda inyuma, arimo kubwira abantu bo mu mudugudu, akababwira ati yemwe bantu mwajyaga muza kundaguzaho, ataba abantu ni abantu b'Imana, ibyo bari kuvuga ni mubyumve, mubumvire, mubishyire mu bikorwa, kuko bari kuvuga ibintu biri ukuri. Hanyuma ngo Pawulo na Silasi babonye yabarembeje, ngo bacyaha umudayimoni wari umurimo, uwo mwanya ngo aba muzima. Ba bantu bari bamufitemo inyungu babonye abaye muzima, barakarira Pawulo na Silasi. Uwo munsi barabafunga ndetse baranabakubita. Ijambo ry'Imana riravuga ngo baranabazirika amaguru n'amaboko, barababoha. Hanyuma ngo babashyira mu nzu yo hagati, bashyiraho n'umurinzi wo kubarinda kugira ngo badatoroka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze nijoro Pawulo na Silasi bararirimba, ngo baranasenga. Ijambo riravuga ngo nuko habaho igishyitsi cyinshi, ngo iminyururu yari ibaboshye iradohoka, n'izindi mbohe zirabyumva.
Imana ishimwe ko Pawulo no mu gihe yari afite iminyururu, no mu gihe yari yakubiswe, ntabwo yaretse kuririmba, ntabwo yaretse gusenga, kandi kuririmba kwe no gusenga kwe n'izindi mbohe zarabyumvise, zakira Kristo. Amahirwe yo mu bigeragezo agatuma avuga Kristo. Sinzi twebwe, sinzi jyewe nawe, mu bigeragezo byacu niba tuvuga Kristo cyangwa twihakana umusaraba we. Ariko dukwiye kumera nka Pawulo. Mu bihe twaba tunyuze mu bigeragezo, tugeze mu makuba, turi mu bibazo bidasanzwe, Imana yo mu ijuru reka tujye tuyisaba iduha imbaraga, no mu bigeragezo naho twumve yuko ari amahirwe tubonye yo kuhavugira ubutumwa bwiza. Ntituvuge ngo noneho turabiretse, ntituvuge ngo noneho tubivuyemo. Niba Pawulo yarihanganye muri ibi bigeragezo yahuye nabyo akavuga ubutumwa bwiza, bavandimwe, natwe biradukwiriye yuko dukomeza kuvuga ubutumwa bwiza, yuko dukomeza kwera imbuto, kabone naho twaba dukikijwe n'amakuba impande zose, dufite ibigeragezo byinshi. Ntabwo dukwiye kwihakana umusaraba wa Kristo, dukwiye gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza no mu bigeragezo, cyane yuko Imana ibizi yuko tugeragezwa, kandi impamvu ituma tugeragezwa, Imana ibigira ngo irebe urukundo tuyikunda. Yemera yuko ibigeragezo bitugeraho kugira ngo irebe urukundo tuyikunda, irebe niba tuyikunda mu bihe byiza gusa cyangwa no mu bihe by'imibabaro nabwo tuyikunze. Reka rero Imana, kuko mu kuboko kwayo habamo ibyiza, kandi ikemera yuko n'ibibi bitugeraho, ntitukayihakane, ahubwo tujye dukomeza tuvuga ubutumwa bwiza. Ikindi, Imana yemera yuko tugeragezwa kugira ngo itugire icyitegererezo ku bandi, mbese tukaba bandebereho mu bigeragezo. Umuntu akaba bandebereho mu bigeragezo, umuntu akaba bandebereho mu bukene, agakena ariko agakomeza guhamya Imana. Imana ijya yemera yuko abantu batwigiraho mu bigeragezo. Umuntu akajya ahora ari urwaza indwara zidasobanutse za buri gihe zidashira, ariko hagakomeza gukorera Imana kugira ngo abantu bamenye yuko no mu kurwaza burya Kristo akomeza kuba Kristo. Imana yemera yuko ibikomeye bitugeraho kugira ngo tube icyitegererezo, nk'uko tujya tuvuga Yobu yabaye icyitegererezo mu bigeragezo yahuye nabyo. Imana ijya yemera yuko tugeragezwa kugira ngo abaturebera muri ibyo bigeragezo nibabona dukomeje guhamya Kristo, bahere ko bakomere niba ari abakristo cyangwa bahinduke niba bataramwemera. Ikindi, Imana yemera ko tugeragezwa kugira ngo ituremere ubuhamya. Iyo Pawulo aba ataranyuze mu bigeragezo, iri jambo yabwiye Abafilipi ntabwo byari kugira agaciro, nta nubwo ryari kugira uburemere, abantu bari kumwumva nk'aho ari ibisanzwe. Ariko bitewe n'ibigeragezo nawe ubwe yanyuzemo, byatumye abantu bumva yuko koko nta gikwiriye guhagarika ubutumwa bwiza. Naho yaba intambara, naho yaba amakuba, naho byaba kwambara ubusa, ntibikwiye ko tureka kuvuga ubutumwa bwiza. Nshoje ngusabira mwene data gukomerera mu bigeragezo urimo, ugakomeza guhamya Kristo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntureke kumuhamya, kabone naho ibigeragezo waba ubona bikuremereye, ariko humura, Imana irabizi yuko uri kugeragezwa. Yobu yaravuze ngo irabizi inzira nyuramo, ariko nimara kungerageza nzavamo meze nka zahabu yatunganirijwe mu ruganda. Nkwifurije gukomerera mu bigeragezo urimo no gukomeza guhamya Kristo kugira ngo ubutumwa bwiza bwaguke. Ntuhagarikwe kandi ntucibwe intege n'ibigeragezo urimo muri ibi bihe, ahubwo ukomeze guhamya Imana, nayo izabigushimira kandi izabiguhembera. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye iri jambo ryawe rikomeye, kuko riradusaba kuguhamya no mu bihe by'ibigeragezo, no mu bihe
tubona yuko bigoye yuko twaguhamya, ariko iri jambo ritweretse ko Pawulo yakomeje kuvuga ubutumwa bwiza nubwo yanyuze mu bigeragezo bikomeye, nubwo yanyuze mu mezi y'imbeho, nubwo hari aho yageze incira ikamuruma, abantu bakavuga yuko agiye gupfa ari Imana imuhaye igihano, ariko agakomeza kuba muzima, kandi aho hantu akahavuga ubutumwa abantu bagakira. Mwami Imana yacu, iri jambo natwe uduhaye uyu munsi, twebwe nk'abantu ntitwaryishoboza, ntabwo twashobora kuguhamya mu bigeragezo, ariko abo uhaye umwuka wera barakomera bagakora iby'ubutwari. Nuduha umwuka wawe wera kugira ngo no mu bigeragezo no mu bikomeye dushobore kuguhamya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, ndashaka ko mumenya yuko ibyambayeho bitabereye ubutumwa bwiza inkomyi, ahubwo byabushyize imbere. Reka twakire ubutumwa bwiza turirimbana indirimbo 196, indirimbo 196, igice cyayo cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, niyo bihora binezeza, nta wundi wo kurundindira keretse we, sijya kubizanzaho ndamwizeye, uko andi imbere abitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, ko ari byiza. Ndi mu nyewe sinamenya ibyamfasha, ntabwo nzamwaka urufunguzo, ahubwo mfashe ukuboko kwe, mwiringiye. Bavandimwe, reka duhamye kwizera kw'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ukora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo, umwana w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwami Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira, amen. Bene data, kuri uyu munsi tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu, mwaka 2020, dukomeje gushima Imana ko yakomeje kuturinda no kubana natwe. Ariko kandi mu buryo bw'amatangazo twifuzaga gukomeza kubakangurira gukomeza kwirinda nk'uko tubibwirwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 cyateye isi yose, dukaraba intoki kenshi kandi twambara udupfukamunwa mu gihe cyose tugiye hanze y'ingo zacu, kandi dukomeza no kwirinda ingendo zitari ngombwa kugira ngo dukomeze gukumira icyo cyorezo. Itangazo rya kabiri nuko mu rwego rwo gushyigikira umurimo w'Imana muri paruwase ya EPR Kanombe, abakristo ndetse n'inshuti zacu tuzajya twifashisha kode ikurikira mu buryo bwo gutunganya umurimo w'Imana. Tuzajya dukanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1,
akanyenyeri 002812, hanyuma urwego tugashyiraho inkunga yacu, kandi tukaza dukoresha na nimero ya konte ya EPR Paruwase Kanombe 00040 akanyerezo 0338094 akanyerezo 82. Nk'uko muri kuyibona mu gihe cy'iteraniro, izo nimero zikomeza gutambukaho nizo tuzadukomeza gukoresha. Imana ibagirire neza kandi ikomeze kubafasha kandi ikomeze kubarindira mu buntu bwayo. Amen. Bavandimwe, tugeze mu mwanya wo kugira ngo dusengere abandi bafite ibyifuzo bitandukanye kandi tunisabira umugisha dusoza iri teraniro ryacu ryera. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimira ko watugiriye neza ukabana natwe, wabaye mu ruhande rwacu, ubuntu bwawe busaga bwabaye muri twe, kandi umwuka wawe wera yabanye n'abayoboye iri teraniro, ndetse Mwami Imana wabanye natwe mu mwanya w'ijambo ryawe twumvise, ijambo ryongeye kudusaba kwihanganira mu bigeragezo tugakomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu mwanya Mwami Imana yacu twizereye mu ijambo ryawe iryo wavuze ngo tukikoreza amaganya yacu yose kuko wita kuri twe. Dusabiye Mwami Imana yacu abababaye mu buryo butandukanye. Mwami Imana, hari abarwayi bari mu miryango yacu no mu miryango ya bene data, turabasengeye kugira ngo ubagirire neza, ubakize kuko uri Imana ikiza. Mwami, dusengeye iyi si yacu, ibice bijahajwe n'intambara, ibice bizahajwe n'ibiza by'uburyo butandukanye, kugira ngo Mwami urengere abari muri ibyo bice bose, kandi Mwami Imana yacu kuko uri Imana y'amahoro uhatanga amahoro. Dusengeye itorero ryawe kugira ngo muri iki gihe Mwami Imana yacu imbaraga zo guhamya no kuvuga ubutumwa bwiza zikomeze kuba mu itorero ryawe, kandi abakwemera Mwami Imana yacu bahe imbaraga kugira ngo ubutumwa bwawe bwiza bukomeze kuvugwa hose. Dusengeye Mwami Imana yacu by'umwihariko igihugu cyacu, ukomeze kugiha umugisha kandi ukomeze kukirinda kuko uri Imana igikunda. Girira neza buri wese kandi uha umugisha buri wese. Mwami Imana yacu, mu mirimo buri wese akora uhamuhera umugisha kandi uhamurindire. Mwami, imisengere yacu, umwana wawe Yesu Kristo yarayirebye atwigisha gusenga mu buryo bwuzuye, aravuga ngo nidusenga tujye tuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tuhora bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Uwiteka Imana yacu ibaha umugisha, ibarinde. Uwiteka Imana yacu ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Uwiteka Imana yacu ibarebe neza, ibaha amahoro mwebwe n'abanyu bose, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mugire icyumweru cyiza.